Ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze, Germain Muhirwa, nkaba manje gushimira abakomeje kwiyandikisha, subscribe, kanda like kugira ngo ubutumwa bujye bugera ku bantu benshi cyane. Tugiye kuganira rero ku mwami wacu Kristo, twibaza tuti kuki imyaka y'ubuto bwe, imyaka y'ubuto bwa Kristo, Yesu Kristo yahishwe. Imyaka itavugwa ya Yesu Kristo kuki itavugwa? Wibuke tumuheruka avuka, twongera kumwumva ku myaka 12 ngagiye mu rusengero kwigishayo, tukongera kumwumva afite imyaka 30. Iyo myaka 18 Yesu Kristo yari arihe, yakoraga iki, byagenze gute? Kuki iyo myaka twahishwe? Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Uri umuntu ukunda ijambo ry'Imana, unyotewe ukuri, ngira ngo wenda ushobora kuba ubwo bwa mbere ubyumvise, ariko ibaze nayo impamvu bitajya bivugwa, bitera n'agahinda ukumva ahubwo nta rwasubira mu rusengero. Kuko niba ushaka kumenya ukuri, ibaze kugira ngo imyaka yose Kristo yabayeho kuva afite imyaka 12 kugeza ku myaka 30, iyo myaka 18 nta kintu na kimwe tuyiziho, byagenze gute? Igisubizo cy'ibi bintu rero tukaba tugiye kugisanga muri Bibiliya itangaje y'Abanya-Ethiopia. Bivuga ko Abanya-Ethiopia bafite Bibiliya yuzuye, ikaba ari nk'idirishya ry'ubwenge bwa Kristo kuva kera na kare. Uzi ko ejo bundi nakwiye ko Abanya-Ethiopia bari mu bantu ba mbere babonye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo ryavuye i Burayi, ryari riri muri Afurika kuva kera na kare. Abazungu aho ukuntu baje kubyiba, bakabiyungura, bakabigosora, bakatuzanira ibintu bahinduye kugira ngo bakore abantu yizo bwonko. Ibyo nabyo murabivuga ko babigenje, ibyo nabyo tuzabivumbura turebe ibyo ari byo. Itorero ry'Aborthodox rero, Tewahedo, ryo muri Ethiopia, ni rimwe mu madini ya Gikristo ya kera aganje kuva kera cyane ku isi. Rifite Bibiliya yihariye kandi ikungahaye ku bumenyi bw'ijambo ry'Imana, itandukanye cyane na Bibiliya isanzwe yo mu burengerazuba bw'isi abazungu bahinduye bamaze kuyangiza, kuko bavanye ibitabo hirya no hino, noneho babona kwinyangiza ku isi. Iy'abazungu rero igizwe n'ibitabo 66, 39 by'isezerano rya kera na 27 by'isezerano rishya. Bibiliya y'Abanya-Ethiopia yo ifite igice kinini cy'ibitabo byiyongeraho bigera kuri 22 byose. Ni ukuvuga ngo Abanya-Ethiopia Bibiliya yabo ifite ibitabo 88, mu gihe iyi ngiyi y'abazungu batanze ifite ibitabo 66 gusa. Ngaho nawe ibaze, urumva ko ubwo bumenyi bwose abazungu bakuyemo, ukubiye muri ibyo bitabo byose uko ari 22, ari ubwenge n'ubumenyi n'ijambo ry'Imana twagombye kumenya. Urugero nkunze gutanga akaba ari urugero rw'ibitabo 14 bavanyemo biri muri Apokarifa. Ibyo bitabo rero byari hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Tubimenya gute rero ko babikuyemo? Iyo uri gusoma ijambo mu isezerano rya kera, amateka arangira ubwoko bw'Imana buri muri Persia. None isezerano rya kera ryarangira muri Bibiliya dufite isanzwe, ugahita usimbuka ukajya mu Baroma. Urumva, uvuye Persia uhise ujya mu Baroma. Kandi wibuka ko Abapersi batsinzwe n'Abagereki. Abagereki barayoboye, bayobora imyaka n'imyaniko. Amabi yose rero bavanyemo, reka twumve uko byagenze. Biratangaje cyane rero, binateye agahinda cyane ukuntu bahinduye ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya ubwayo itubwira ko kirazira kikaziririza ko hatazagira umuntu uhindura ijambo ry'Imana na rimwe bibaho, uzabikora azabona ishyano n'umujinya w'Imana. Kuki babirenzeho rero? Bemeye kubirengaho kuko nta jambo ry'Imana bahawe, ntago ari bahawe ubuhanuzi, n'ubundi ntacyo baramira. Abazungu turabizi, abantu benshi ntabwo babizi ko bari abazungu atari bahawe ijambo ry'Imana, atari ubwoko bw'Imana, nta n'abahanuzi babavuyemo. Birigaragaza cyane, nta nubwo bashobora kujya bahanura, ntago bavuga ibintu by'ubuhanuzi. Biriya buhanuzi bumva mu Rwanda bwateye abantu birirwa bahanura amanywa nijoro, abazungu ntabyo bagira kuko izo mpano ntazo bafite, ntago ari ibyabo. Akaba ariyo mpamvu rero bafashe iryo jambo bakarihindura nta mpuwe, kugira ngo bayobye ikiremwa muntu ubwoko bw'Imana. Kuki biteye ikibazo rero gikomeye cyane? Impamvu nta yindi, ni uko hagati y'ayo mashyanga abiri navuze, yaba Persia n'Abaroma, hari harimo Abagereki mo hagati aho ngaho. Amabi bakoreye ubwoko bw'Imana babica urubozo, ayo yose bayakuyemo. Ibaze nawe kuki bayavanyemo.
uzi neza ko ubwenge bwose bavuga tugenderaho bwose bwari ubw'abagereki, ibintu yaba imibare, yaba tekinoloji, yaba siyanse, ibintu byose babyitirira abagereki. None ni gute basubira inyuma ayo mateka n'ibigwi byabo bakabihanagura neza neza muri Bibiliya? Kuki babivanamo? Impamvu nta yindi, nuko ibintu iyo biri kuri uwo mwanya umuntu ubikora aba yumva ari igihangange. Umuntu ukora ibintu uyu munsi, ibyo akora abantu bose bararamye bakaramya bakavuga ati dore igihangange nta wundi ni uyu nguyu. Ariko sha iminsi uko igenda yicuma igatambuka ikagenda ihita, ibyo bintu biba amateka, noneho byazamba bikaba amateka mabi. Wa wundi witwa umunyabigwi agahinduka ruvumwa. Akaba ariyo mpamvu abazungu bagiye bakurikira baje nyuma babonye ko ayo mateka batamaza, niko kuyakuramo nabi cyane birukanka. Narakubwiye abazungu mukorana ibintu babona umaze kwiyanduza bigiye nabo kubanduza bagahita bitaza, niko babigenza. Nibyo banakoreye abagereki, urumva ko ntago ari abirabura gusa bikorera, babikorana bene wabo. N'urugero rundi naguha nuriya mupasiteri bakatinga urubanza rwa burundu. Urabona abo yakoranaga nabo bahise nabo bamwitaza, baravuga ngo bari kurengera inyungu zabo. Umuzungu akorera inyungu ze, nta kindi areba. Bananiwe rero kubikura muri Bibiliya y'Abanyetiyopiya. Bibiliya y'Abanyetiyopiya byabananiye kubikuramo. Iyi Bibiliya akaba ari igitabo cyera gitanga ishusho idasanzwe n'umurage w'ibyanditswe bya kera byera by'umwami Kristo yashaka ko tumenya kuva kera na kare. Mu bitabo by'ingenzi rero by'inyongera byakuwe muri Bibiliya, ibikunze gukoreshwa cyane ni igitabo cya Henoki. Kikaba cyaravuye muri Bibiliya isanzwe dufite, kivuga ku byanditse bw'abahanuzi, kivuga ku byanditswe n'abahanuzi ba kera. Abo bahanuzi bose bakaba bari ubwoko bw'Imana bw'abirabura bo muri Isiraheli. Icyo gitabo cyahawe Henoki, sokuruza wa Nowa. Urumva ko ni uruhererekane. Iki gitabo cyubahwa cyane n'itorero ry'Abanyetiyopiya kuko gitanga ibisobanuro birambuye ku bamarayika, inkomoko y'icyaha ndetse n'iherezo ry'isi. Kigaragaza ko umuco w'Abanyetiyopiya ushingiye ku byanditswe n'abahanuzi hamwe n'ubuhanuzi bwa Kristo umwami wacu nyirizina. Kivuga neza uko abamarayika bagomeye Imana bakamanuka bakigisha ibibi umwana w'umuntu, iherezo ry'isi bizagenda, inkomoko y'icyaha no ku bamarayika nyine. Ibyo byose tudasanga muri Bibiliya isanzwe dufite. Ikindi gitabo rero cy'ingenzi kiboneka muri Bibiliya y'Abanyetiyopiya kitari muri Bibiliya dufite ni igitabo cya Yubile. Gisubiramo izo nkuru zose zo mu itangiriro, uvuye mu itangiriro, ariko kibanda ku gushyira ibintu ku murongo no kwerekana uko amategeko y'Imana agomba gukurikizwa. Urumva amategeko y'Imana bagiye bayagosora bayayungurura, ariko icyo gitabo byose ubisomye bikwereka uko ugomba gukurikiza amategeko y'Imana. Iki gitabo gitanga ubusobanuro bwihariye ku mateka y'abakurambere bacu b'ubwoko bw'Imana b'Abayahudi no ku ishingiro ry'amategeko ya Kiyahudi. Gitanga umuco n'ubushobozi byerekeye uburyo Bibiliya ya kera yabonwaga, uko kera Bibiliya yafatwaga, uko abantu bayubahaga. Iki gitabo nicyo ibi bintu byibandaho. Igitabo rero cya Yubile kuba kiri muri Bibiliya y'Abanyetiyopiya bigaragaza ko itorero ryabo ryashyize imbere amategeko y'Imana, kandi noneho n'amateka akubiye mu nyigisho z'ijambo ry'Imana akaba ari byo bashyize imbere. Amategeko y'Imana n'amateka akubiye mu nyigisho z'ijambo ry'Imana. Byongeye kandi Bibiliya y'Abanyetiyopiya irimo ibindi bitabo nk'Abamakabe ba mbere, ba kabiri, ba gatatu bitandukanye n'ibiri muri Bibiliya Gatolika n'iy'Abarothodox bo mu burengerazuba aribo bazungu. Ibi bitabo bitanga amakuru y'inyongera ku mateka n'imyumvire y'iyobokamana yerekeye intambara ya Makabe, igihe cy'ingenzi mu mateka y'Abayahudi ubwo banesheje abagereki, ari byo navugaga hejuru byatumye bakuramo ibi bitabo. Ikintu gitangaje rero kiri mu bitabo ni ukuntu umugore wari ufite abahungu 7 bose bishwe, noneho hasigara umwe. Hano hantu harimo isomo rikomeye cyane. Hasigara umwe. Hamaze gusigara umwe, ko babicaga bose barabazaga ati se murava ku mwami Kristo? Bose baranga. Bemera gutanga ubuzima bwabo aho guhara Imana.
ndetse ukurikire wumve. Noneho rero bageze kwa nyuma nawe bamwereka bene nyina bamaze kwica bose, baramubaza bati ese na n'ubu nawe nturemera kuva ku izima, uracyanambye ku mana yawe koko? Arababwira ati wapi ngewe nkomeje kunamba ku mana yanjye, ati ahubwo nimugire vuba mu nyice kuko nimwica umubiri mu mwuka ndaba maze kuzuka, ndaba nazutse kare. Urumva? Noneho ubwo muraba munakoze n'ubusa. Uyu wa nyuma rero bishe, isomo yaduhaga ni irihe? Akaba ari ryo mpamvu bakuyemo ibitabo. Isomo yaduhaga ni irihe? Kwihangana. Maze kubona bene nyoko babishe bose, ni wowe usigaye, nawe wemeye gupfa. Ibintu birakomeye cyane. Ni isomo rero bagira ngo baduhe kugira ngo nibinaba, bimwe bavuga ngo mu mpera z'isi ngo hazabaho akarengane k'abantu bazicwa, muzabe mwiteguye. Ariko noneho numva ko babivanyemo kugira ngo abantu batamenye nyine bazitegure. Isomo rero tuvanamo ni irihe? Isomo yaduhaga nuko muri bya bihe by'imperuka mumaze kubikubwira, bahora baririmba iteka bavuga ko bigiye kuza, bazongera bisasira ubwoko bw'Imana bw'abirabura babice, niko batekereza. Urugero nkunda gutanga ni ibya muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ari nayo mpamvu mbihuza ko Bibiliya mu mpera y'isi n'ibyabaye mu Rwanda 94 biriya byari nk'igerageza. N'ibindi bintu twakwinjiramo nka gusobanura neza, nubwo amoko nyine yafatiweho, ariko biriya bintu bifite aho bihurira n'imperuka. Abazungu bafite ibyo bageragezaga. Iriya jenoside yakorewe abatutsi, cya gitabo nanditseho nkora mbere kurakibuka uko ijuru ryagerejwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi uko byagenze. Abari bari inyuma n'ibande bari abazungu, ntabamenye ibyo bari barimo, ariko ngewe uko mbyerekwa, uko mbihuza n'94 mbihuza n'imperuka bashaka kuzanira abantu. Noneho rero kwihangana kuri umuhungu wa nyuma kugeza bamwishe, kubasomye biriya bitabo tuzi neza ko niba bashaka no kwica abantu, kutwica abantu bakunda Imana, bakurikije ijambo ry'Imana, tuzaba tuzi ko yaduhaye urugero rwiza rufatika. Ntituzahinduke ngo twihakane Imana, kuko nayo ntabwo yatwihakanye, kuko yemeye akicwa, ariko ntiyihakana Imana. Kimwe n'abavandimwe bose baremewe baricwa, banga kwihakana Imana. Urumva ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Narabisomye nanjye numva shusho bumeza, numva binshujemo ibyiringiro, ndavuga ati niyo umuntu yapfa apfiriye Imana nta kibazo. Bikaba rero ari isomo rikomeye cyane Imana yahaye muntu inyujije muri abo bahungu, kugira ngo nibiba tuzabe tubizi. Ariko ikibabaje nuko ibitabo babikuyemo, amahirwe dufite wenda nuko aya makuba naba azaterwa nuko tuzaba tumaze kumenya ukuri, turi benshi, twarabisakaje hirya no hino, abantu babizi. Byongeye kandi rero Bibiliya ya Ethiopia ikuyemo ikindi gitabo cya Ezra. Iki gitabo cya Ezra abazungu bakizira kubi cyane. Kubera iki? Kivuga ibisekuru byabo, kikavuga imimerere yabo, kikavuga neza nuko impera y'isi abantu baririmba iteka ryose bizagenda. Kizwi kandi nka Ezra wa 4 mu zindi Bibiliya. Iki ni igitabo cy'ubuhanuzi kibanda ku bukiranutsi bw'Imana n'uburyo Imana icira imanza abantu mu gihe cy'ibibazo. Hanuzuyemo ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma mu buryo burambuye, aho iyo ugisomye ukamenya neza amashyanga azaba arwana nuko imperuka izaza, urumva ko ibintu byose ntabwo batumaga abantu babisoma, niyo mpamvu babivanyemo, ntabwo bumvaga ko umuntu yabimenya. Niyo witegereje rero neza usanga iyi Bibiliya dufite barayigosoye kweri. Basize gusa ibituma tumenya ko Imana iriho, ariko amahirwe nuko isano ry'Imana ritubwira ko tuzongera gusubizwa iri jambo ry'umwimerere bashatse kuzimya. Ari nayo mpamvu icano nayise iki ijambo ry'umwimerere. Naha byavuye ko ngewe namenye ukuri, nagira ubuntu n'Imana imukuri imvunguriraho, ndakumenya ko urebye ukuri ko kumeze n'ibintu abantu bazi bara mu madini. Birababaje cyane, birababaje. Ari nayo mpamvu mvuga nti ndizera ko uruhare ruto dukora mu gusangaza ijambo ry'umwimerere wenda rizagera ku bantu, nawe byumvise uyu munsi utangire kugira umwete n'umuhate ushakishe. Nuko natwe twabijemo.
ibitabo byose hamwe rero n'ibindi byinshi biri muri Bibiliya y'Abanyetiyopiya bigaragaza ukwiyemeza kw'itorero ryabo mu kubungabunga umurage w'ibyanditswe byera by'umwimerere. Bikaba binatanga uburyo bwagutse bwo kumva imitekerereze ya Gikristo yo hambere uko Imana ashaka ko tubimenya. Ibaze nawe ko tubizi uyu munsi nuko babigosoye, ntago uko Imana ashaka ko tumenya, ariko bemeza ko byose n'ubushake bw'Imana nyuma kwizongera kubidusubiza. Bakorewe gusa rero. Ibi rero akaba ari nabyo bituganisha ku myaka ishe ya Kristo itavugwa. Niho duhita twibaza tuti Kristo umwami wacu waje gucungura abantu aravuka, yamara kuvuka bakamwiziza muri Noheli, n'ubwo iriya minsi bamwiziza atari iyo minsi ya nyayo iriya 25 z'ukwa 12, ntabwo aribwo yavutse, kuko abashumba ntabwo bari hanze baragiye mu bukonje. Urabyumva? Ibyo byose ni ibintu byinshi twagiye tuvumbura by'ibinyoma bagiye bashyira aho hanze. Gusa bavuga ko yavutse ku itariki 25 z'ukwa 12, kandi hari ahantu haba hakonje, hari ubukonje bukomeye cyane bukakaye. Ntabwo waba uragiye rero mu gihe cy'ubukonje amatungo ari hanze, ahubwo abatahuye neza twatahuye ko ashobora kuba yaravutse hafi aho ngaho mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 hakiri ubushyuhe. Urumva rero iyo myaka 18 yose yayimaze ari he? Nimba yongera kugaragara afite imyaka 12, hagacamo iyo myaka 18 akongera kugaragara afite imyaka 30 atangiye kwigisha, akora umurimo wo kwigisha ijambo ry'Imana, iyo myaka 18 yari he? Maze iminsi bitekereho cyane nkumva binteye agahinda, bimaze no kunyangisha amadini cyane yose ariho. Ibaze nawe umwami n'umukiza wacu iyo myaka 18, kuva afite imyaka 12 kugeza ku myaka 30, ubwo buzima bwose yari arihe? Unarebye neza imyaka yamaze 18 tutazi ubuzima bwe cyabaga biruta ibyo tuzi. Urumva ko ibyo tutazi biruta kure ibyo tuzi. Biteye agahinda cyane kabisa, ngiye niko mbibona. Dore impamvu rero mvuga ko biteye agahinda cyane, nuko mu myaka batubeshya iyi 3 gusa yakoze akazi. Wibuka ko batubwira ko yatangiye kwigisha afite imyaka 30, bamwica afite imyaka 33, akaba yarakoze akazi umurimo imyaka 3 gusa. Rero ibintu yabashije kuyikoramo iyo myaka 3 gusa batubwira. None imyaka 18, wibuka imyaka 18 ni inshuro 6 z'imyaka 3. Ibaze nawe ibintu tuzi Kristo yakoze byikubiye inshuro 6 zose ubumenyi twaba dufite. Mana we, urabyumva? Ibi nibyo bintera agahinda rero, kuba abanyamahanga abazungu baradutanije neza hafi burundu n'umwami wacu. Njya mbona abantu bavuga ko bazi Imana, ntumva binteye agahinda cyane iyo mbona baburana ibyo batazi. Ngatekereza byibuze ubumenyi dufite kuri Kristo uyu munsi, twagombye kuba dufite ubumenyi bumwikubye inshuro 6 kumenya uko yabayeho, uko yakuze, ibyo yakoze byose. Urumva ko niyo mpamvu nawe Kristo yatubwiye ngo twari gukora byinshi birushaho kumurusha, ariko ntitubyumve. Kubera iki? Nyine ubwo bumenyi barabutwaye. Tuzi neza rero ko mu ivanjiri dufite hari ya Matayo, hari ya Mariko, hari ya Luka na Yohana. Baduha inkuru z'ukuntu Kristo yakoze imirimo muri iyo myaka 3 gusa, ko yabayeho, akababazwa, ndetse n'izuka rye. Ibyo ni byo batubwira gusa, ariko ntibaduha amakuru ahagije ku gihe kiri hagati y'ubwana bwe n'igihe yabatijwe na Yohana Umubatiza. Iki gihe cyiswe imyaka yahishe. Iyo myaka rero yahishwe, kuki bayita gutyo? Nawe ibaza impamvu iyo myaka ubwabo bivugira ko ari imyaka yahishwe, kuki bayita gutyo? Ibaze nawe iyo myaka se yahishwe nande? Ibi rero bikaba biteye amatsiko no kwibazwaho nk'umuntu unyoteye kumenya amateka nyayo ya Kristo, umwami wanjye n'umukiza. Biranshishikaza iteka nibaza ibintu nkibaza nk'abantu bakoze ibintu ntibatinya n'Imana, nta gitinyiro cy'Imana bagira kabisa. Ivanjiri zisanzwe zigaragaza bike ku buzima bwa Kristo akiri umwana. Inkuru ivuga ukuntu ivuka rye ryabayeho i Betelehemu no kujyanwa mu rusengero kwe. Ivanjiri uko ivuga ko igikorwa kimwe cy'ubwana bwe yakoze icyo gihe yari afite imyaka 12 nk'uko nabikubwiye.
mu rusengero i Yerusalemu. Icyo gihe yaganiraga n'abigishwa be ku byerekeye Imana, ariko imyaka yakurikiyeho isigara mu bwiru. Kubera iki? Imyaka 18 yose ahantu hirya no hino rero bagerageje kwimagina ubuzima bwa Kristo muri iyi myaka 18 itavugwa, ariko nanone muri Etiyopiya birimo handitswe ibitabo byinshi cyane, ariko ntago byemewe. Ibyo bitabo barabyanze, baravuga ati ni amarangamutima y'umuntu, barabikumira bivuye inyuma, banga ko nyine bijya mu bantu. N'ibiri muri bibiri ubwabyo ntago babyemeye, biri muri Bibiliya y'Abanyetiyopiya ntibabyemera, babikuye muri izi Bibiliya zindi dufite. Urumva ko bari bafite umugambi mubi wa Satani, Nubwo ibitabo bitemewe kandi ibyanditswe byera biri muri Bibiliya y'Abanyetiyopiya bikaba bitemewe, ibi biratuzi bigaragaza uburyo bwo gutekereza no gushushanya ubuzima bwa Kristo benshi tunyotewe. Nibyo abantu bashaka tumenya, twumve se yarabaye iyo myaka 18 kuva afite imyaka 13, 14, 15 kazamuka 20, 25, imyaka 30. Urumva ni ya myaka y'ubusore koko habamo ibintu byinshi cyane. Urumva ibyo byose barabihanaguye. Kuba barabihanaguye, urumva ko harimo ibintu byinshi byari gufasha nyo ku muntu. Ntabwo tuba turi muri iyi myiryane n'amashyari n'amacakubiri iyo tumenye ibyo bintu. Urumva? Niyo mpamvu rero mvuga nti kuba tutazi uko yabagaho, aho yagendaga, mbese byinshi birenze ku byo tuzi. Cyane cyane icyo nkunze kwibaza, ese ntibyageraga abantu bakabona ko yari Imana koko iri ku isi? Nk'ibyo bintu byose ndabyibaza iteka. Kristo yabayeho, tuzi ko twemera ko tubwirwa ko ari Imana yigize umuntu, sibyo? Ahantu hose iyo myaka yamaze, ibitabo byose byanditswe, twabuze n'igitabo na kimwe kitubwira kiti hari umuntu wenda wabonye ko yari Imana. N'ibindi bibazo byinshi cyane bikomeye dukomeza kwibaza. Uko dukomeza kubyibaza, ni ibintu byahanuwe ko tuzagera mu bihe bya nyuma, abantu bagatangira gushakisha rero ukuri kuzabatura. Ibyo bitabo byinshi ndabifite muri byo, ariko hari n'ikindi gitabo cyitiriwe Tomasi, nacyo ndagifite, Ivanjiri ya Tomasi, cyanditswe mu kinyejana cya 2, kivuga inkuru zitandukanye kuri Kristo, kikamwerekana nk'umwana ufite ubushobozi n'ubushishozi budasanzwe, ndetse rimwe na rimwe wakoraga ibitangaza. Ivanjiri ya Tomasi muvuga. Ariko icyo gitabo urebye ukuntu cyanditse nk'ibyo twita imvugo 114 zikigize. Ntago cyo kiri ku maverse, kubera ko nyine babivanyemo, ntago biri nko muri Bibiliya nk'uko Bibiliya imeze, gifite izo mvugo 114. Ibanga ry'igitabo rero rikaba rishingiye kumenya ukuri kugendeye kuri mwe Kristo avuga twakora birenze ibye. Uzi neza ko isomo muri Bibiliya ko wakora ibirenze Kristo, ibyo yakoze ukakora ibirenze we, ngo bidashoboka. Ariko kuko ari we wabivuze, ngenda byemera. Nemera ko dushobora kubishobora, kubera ko byavuzwe na nyir'ubwite, nyir'ububasha, nyir'imbaraga, nyir'ijabo n'ijambo, umwami wacu Kristo Yeshua HaMashiach. Kuba ari we wabivuze ndabyemera. Impamvu yavuze arabizi ko bishoboka, ariko ababisha barabiduhisha. Gusa ikibazo kiba, ifatizo turi kurehe? Ko babisibye byose barabinyegeje byose, ni ukuvuga ngo nta hantu twamenera, kereka Imana nyine nitugarurira ubwo bubasha ikongera ikabidusubiza. Muri iki gitabo rero harimo imvugo imwe ikomeye cyane igira iti: shaka, nushaka uzabona, nubona bizagutera ubwoba, nugira ubwoba bizagutangaza, nyuma yo kugutangaza. Ariko nyuma ya byose ikiyongeraho nuko banakuye muri Bibiliya dufite ngira kubera ngo shaka, nushaka uzabona, igahita bihagarara aho ngaho, shaka, nushaka uzabona. Ibyo byose umuntu usoma Bibiliya arabizi, biri muri Bibiliya isanzwe. Ariko Ivanjiri ya Tomasi irakubwira uti: nubona uzashaka kubona, numara kubona bizagutangaza, ko ari ikintu gikomeye cyane uzaba umaze kuvumbura. Nimara kugutangaza bigutera ubwoba. Ibonye ibintu, hari ibintu uhura nabyo ukabireba ukavuga ati ibintu ko biteye u Rwanda bivuga gute? Noneho hari amavideo wenda nzakora ejo cyangwa ejo bundi, Imana igende kwereka ukareba biratangaje, guteye ubwoba. Ariko noneho uretse umva igikurikira,
bahishe muntu. Iyo bimaze kugutera ubwoba kubera ko ubisobanukirwa ukabona ko ari ukuri, uhita uyobora byose. Uyobora byose bivuze iki rero? Ibanga ry'ubuzima hano ku isi ni ukugira ijambo ry'Imana ukaryibikaho. Iyo urimenye ukamenya by'umwimerere, uyobora bose. Ndaguha urugero: abapasiteri bose, yaba ab'inzaduka cyangwa ab'ibinyoma cyangwa abavugisha ukuri, bayoboza iki abantu? Nibyo bamenye biri mu ijambo ry'Imana, nibyo bakoresha, yaba babikoresha nabi nkana cyangwa bakabikora babizi, byanze bikunze bibaha ububasha bwo kuyobora abantu. Urumva rero ko iryo banga riri mu gitabo cyande iyo vanjiri ya Tomasi, akaba ari naho mpera mvuga ko iyi vanjiri ya Tomasi nayigerageje mbona irakora neza, kuko ibyo bintu iyo umaze kubivumbura ukareba biragutangaza, byamara gutangaza bigutera ubwoba. Bimaze gutera ubwoba uyobora bose, kubera ko ufite iryo jambo ry'Imana, kandi ufite iryo jambo ry'Imana riguha imbaraga kakahava. Siko bimeze? Niko bimeze. Abantu bose bari abapasiteri bose baba barasomye ijambo ry'Imana, baba barizi, niyo mpamvu bayobora abantu guhumyi, bakabajyana aho bashaka, bakagukoresha ibyo bashatse. Twegera umusozo rero, nongere nkubwire, kanda like niba tukiri kumwe twabanye, utaba wabyibagiwe, kanda like, wandike, uze kumbwira ibyo utekereza. Twegera umusozo rero. Ikindi gitabo ni ivanjiri ya Yakobo, irimo inkuru ku buzima bwa Mariya nyina wa Kristo, uburyo yavutse n'uburyo yarezwe. Iki gitabo kikaba kirimo n'izindi nkuru cyane zivuga ku ivuga rya Kristo no ku buzima bwe bw'umwana akiri umwana. Ugahita wibaza rero impamvu ibitabo byose bitemewe n'amadini menshi ya Gikristo. Ese ayo madini ni aya Gikristo cyangwa ni aya Satani? Kuki ibitabo batabyemera bivuga kuri Kristo yavutse, ukuntu yabayeho, byose ngo bize imbere yacu tubimenye? Uhita wibaza impamvu. Nimba utekereza wibaza impamvu, ibi bitabo rero abantu bari mu madini cyane bakomeye barakubwira ngo biriya bitabo ntukabisome cyane, biri very dangerous. Biteye ikibazo gikomeye cyane, ntukabisome. Nunabisoma ahubwo bifata nk'ibintu byanditswe gusa biri aho ngaho by'inyongera, bifite ubusobanuro butandukanye, ariko bidafite uburemere bw'amateka cyangwa bidafite ijambo ry'Imana nk'izindi vanjiri zisanzwe tuzi. Niko bakubwira. Usanga abo bigisha bose rero bakubwira bati ni byiza kubisoma ukagira ubumenyi busanzwe. None se niba ari byiza kubisoma ngo ugire ubumenyi busanzwe kandi bikaba bitemewe, kuki bo babisomamo iki? Ngaho naho mbwira rero. Reka ndangize ngira nti Bibiliya y'Abanyetiyopiya, iriya Bibiliya yarokowe n'Imana, biriya bitabo birimo byose ni ijambo ry'Imana, ni ikimenyetso cy'imbaraga z'umuco wa kera n'uburyo bwagutse bw'amateka ya Gikristo. Ni ijambo ry'Imana ry'umwimerere muri rusange, ni ijambo ry'umwimerere. Abanyetiyopiya Bibiliya bayikomeyeho, buri gihe nganira nabo bakubwira amateka yose nkaho bari bahari. Numva rero ni nayo mpamvu bafite ziriya mbaraga, niyo mpamvu batakoronijwe. Nabo bashobora kuba baravanye iryo banga ryo kudakoronizwa, ko izo ntambara bazirwanye bakoresheje ijambo ry'umwimerere bari bafite. Akaba ariyo mpamvu mpise mpamya ko batigeze bakoronizwa, kuko bari bazi ko bivuna umwanzi. Ibaza nawe kuri ibyo bitabo byose 22 bibura muri Bibiliya, kimwe n'ibindi byinshi bishobora kuba biburamo. Ntabwo ari 22 gusa nibyo bashyira imbere, ibyo bashyiramo kubera ko nyine biri muri Abanyetiyopiya ni 22. Hari n'abatatinya kuvuga ko ibitabo byose byavanye mu Bibiliya bishobora kuba bigera kuri 75. Nabibonye hari ibitabo ibyo nzi ngewe mfite bifatika ni 14, kongeraho ibyo bindi 8 bikuzuza bya 22 by'Abanyetiyopiya. Ibyo byose ndabizi neza ko ibyo bitabo byavuye muri Bibiliya kandi byagomba kubirimo. Hari abarenza rero bakavuga hari 30, hari abavuga 50, n'abandi barurangiza bavuga 75. Kandi bibaye ari byo, nkuko nyine ibyo bitabo byose bigenda bisirikira kuri internet byabavanyemo, nyine bagiye bavanamo. No kuvuga bibaye ari byo, ko njye nabonye liste yabyo 75, no kuvuga ko Bibiliya urebye bayikasemo kabiri. Tuvuge nimba Bibiliya ifite hafi ibitabo 66 bijya kuzura 70, abantu bakavuga ko haburamo 75. No kuvuga kimwe cya kabiri cya Bibiliya ntago tuyizi, nta kintu tuyiziho na gito. Bayikasemo kabiri baduha igice, ikindi gice barakirigisa burundu, baramanipira bakora ko beshoboye. Nge ndabizi neza 100% ko Bibiliya bamanipie. Usibye ibyo bitabo bavanyemo hagati mu Isezerano rya Kera n'Irishya, uzagenda ufata igitabo cya Esiteria,
shapitire yacyo ya nyuma ya 10 urebe bayisigiye amaverse 3 gusa. Ni ibintu bitabaho, n'andi maverse ushaka ukayabura bagiye bakatakata ntiwamenye aba bantu. Imana yonyine niza bakanira bakwiye kuko ibyo bakoreye ku muntu kugira ngo tutamenya Imana bizabagaruka dore aho twibereye. Bibiliya rero ni ukuvuga ngo y'umwimerere ya mbere ahubwo n'ukuntu babigenjeje ubundi ntabwo yari Bibiliya imwe kuva kera. Byari ibitabo byinshi biri hirya no hino, ntabwo cyari igitabo kimwe nk'uko tukizi uyu munsi. Babisomaga hirya no hino ariko ibyo bitabo byabaga bizwi. Noneho baje kugira ngo badushuke bashatse kubishyira mu gitabo kimwe, noneho bagenda ibyo ngibyo bimeze neza bigezweho icyo gihe cya kera byose babihubujemo babivanamo. Urumva umutwe bakoze ni nk'uko waba ufite ibitabo byinshi nka 40 uyu munsi ubisoma byose ubizi neza, abaturage bose babiziranyeho bari kuri kode imwe, wowe ukaza ukavuga ati reka nze mbafashe kubishyira mu gitabo kimwe, ugahita uvanamo 20 ugahita usigamo 20. Niko babigenjeje. Ibi rero akaba ari bimwe bigaragaza imbaraga z'Imana ubwo izongera kudusubiza ijambo ry'umwimerere. Benshi bagatangara babonye ibinyoma twabishywe uko bizakubitirwa hareba inzega. Ibyo binyoma bizava mu nzira Imana idusubiza izo mbaraga, izaduha umwuka wayo udusubiza imbaraga, nibwo noneho izatwigisha, izandika ijambo mu mitima yacu. Wumve niho Imana ikomerera. Imana nayo irabizi ko babikuyemo barabihanaguye. Imana noneho iryo jambo izaryandika mu mitima yacu. Iryo ni isezerano Imana yatanze, niko bizagenda. Ni igihe gusa rero byose tuzabimenya ko ijambo ry'Uhoraho, ijambo ry'Imana yacu, Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, Imana ijambo yavuze ntabwo rijya rihera na rimwe, ntibikabe, bizasoza twongere dusubire ijambo ry'umwimerere. Urabyumvise rero ibyo ababisha abazungu bakoreye ijambo ry'Uwiteka, ijambo ry'Imana, barangiza bakavuga ngo bari kwigisha ijambo ry'Imana. Ujye umenye ko ahubwo baba bakuroga, ntago baba bashaka ko wamenya Imana. Niyo mpamvu abayehova birukanka hirya no hino, biruka inyuma y'abirabura kugira ngo batuyobye tutagaruka muri wa murongo wo gushakisha ukuri. Amadini y'abazungu yose turayazi, ntago ashobora kukubwira ko ubwoko bw'Imana bari abirabura. Abantu bose batabivuga babizi kandi benshi barabizi. Ni ukuvuga ngo aya madini yose ni ukuyagendera kure. Twarabamenye rero, kandi ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Ni igihe gusa Imana ikongera ikadusubiza ubutwari, ikadusubiza ukuboko kwayo gukomeye ikoresheje umwuka wayo wera, noneho tugasubirana ijambo ry'umwimerere, tukabera abandi urumuri, tukabayobora. Nibyo bintu bigiye kuba. Niyo mpamvu barwana urwandanze, bakarwana mpaka ku munota wanyu kugira ngo bakomeze badushyire hasi. Imana itazongera kudusubiza bwa butware. Nizo ntambara ubona zose bari gushyira mu bihugu byose, nicyo bigamije. Reba kure rero umenye icyo bagamije, ubirinde, wirinde ayo madini, ushakishe, tangira ushakishe. Urumva ibintu nk'ubwenge ni ibintu nzi neza cyane ko ariko byagenze. Ibyo bitabo byose babihujemo ukuri kw'Imana bakugabanyamo kabiri, badusigira bike bashaka ko tumenye, ibindi byose barabihisha. Bishobora kuba ari na byinshi. Umva ko benshi bivuga ibitabo 25. Urumva rero ufite akazi gakomeye gushaka mu maso y'Imana, gushaka ijambo ry'Imana ngo rimenye ry'umwimerere kubature, kuko ibintu baduhaye badupfunyikiye ntawe ushobora kubatura niyo wagira ute. Gusa wenda kuba ufite Kristo, umwizera, umwemera umwami n'umukiza, ukabatizwa, ukavuka bundi bushya, iyo ni intambwe ubuteye. Ariko tugomba kugenda mu nzira z'Imana kugira ngo twongere tubere abantu bayo urumuri. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda haba, tov meyod.